Nongeye kubaha ikaze kuri Iris Rwanda TV. Mu batuye isi biragoye kubona umuntu ubasha kugira ibintu byinshi akora bigiye bitandukanye, haba mu mikorere yabyo ndetse no mu myizerere yabyo, akemera guhuza ibyo bintu bibiri cyangwa se ibirenga bibiri kandi bigiye bitandukanye, byatuma ku ruhande rumwe agaragara nabi muri sosiyete kandi we ubwe agira ngo atagira impano ye n'imwe yaba yakwangiriza. Iyo akaba ariyo mpamvu uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru y'umukobwa uvuka mu gihugu cy'u Burundi, mu ntara ya Ruyigi, mu karere ka Kinyinya. Akaba yaribonyemo zimwe mu mpano zikomeye nawe ubwe yabashije kumenya ko azifite nyuma y'igihe kirekire cyane. Uwo mukobwa akaba azwi ku mazina yasanzwe ari we Alvera Muhimbare. Alvera Muhimbare, umukobwa wa mbere mu bakobwa bane bavukana, ubana na mama we gusa ndetse n'abavandimwe be, kubera ko papa umubyara yaje kwitaba Imana, bagasigarana n'umubyeyi wabo ari we mama wabo. Kora like, share, comment na subscribe kuri iyi channel kugira ngo urusheho gukurikirana ibikorwa byacu uko bwije n'uko bukeye. Muri kumwe nanjye Boniface Masengesho, bahaye ikaze. Aya ni amwe mu magambo yatangajwe n'uyu muhanzikazi ukora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, Alvera Muhimbare, usigaye wibereye i Burundi mu murwa mukuru Bujumbura, aho yazize ati: "Ubu mfite impano yo kuririmba no gukina filime. Mu by'ukuri sinari nziza, ahubwo namenye ko nibitsemo impano ari uko nsoje amashuri yanjye yisumbuye." Uyu muhanzikazi Alvera Muhimbare ukomeje kuzura no kuzamura amarangamutima ya benshi, haba mu batuye i Burundi ndetse n'abatuye mu Rwanda, kubera ko ibikorwa bye bitandukanye birimo kuririmba ndetse no gukina filime bigenda bisakara ndetse bigakundwa n'Abanyarwanda ndetse n'Abarundi. Ubu yamaze gutangaza byinshi benshi batari bazi ku buzima bwe n'urugendo rwe rwa muzika, aho usanga avuga ko yari umukobwa nk'abandi utari uzi ko hari ikintu na kimwe yashobora gukora mu buzima bwe gikomeye cyane. Mu kiganiro cy'iminota isaga 30 yagiranye n'umunyamakuru wa irisrwanda.com, yavuze ko kuva mu bwana bwe atigeze atekereza ku byo ari gukora ubu ngubu, ndavuga kuririmba ndetse no gukina filime, nk'umuntu wabikora nk'impano ye kuko ntabyo yari yiyiziho. Aho yagize ati: "Mba numva nuzuye amashimwe n'umunezero iyo mbona ibyo nkora hari aho bikura abantu bikagera n'aho bibageza. Ngenda mbona bimwe mu bisubizo ari byo bimpa imbaraga, nk'iyo umuntu ampamagaye akambwira ati ibyo nakoze byamufashije cyane kandi byamugiriye umumaro, nanjye bigahita bintera imbaraga zo gukomeza gukora cyane kurusha uko nakora." Uyu mukobwa wamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye zirimo Mfite Amatsiko, Ishimwe ndetse n'izindi zigiye zitandukanye yagiye akora mu bihe bigiye bitandukanye. Kuva yakwinjira mu muziki amaze gukora indirimbo 6, muri zo harimo iyo aherutse gushyira hanze, indirimbo yise Kubera Imana. Iyi ni indirimbo iboneka ku muyoboro wa YouTube channel ye yitwa Alvera Muhimbare. Yabajijwe ku bijyanye n'indirimbo ye yitwa Mfite Amatsiko, uburyo yaba yarayanditsemo n'ibyiyumviro yari afite ubwo yayandikaga, yasubije agira ati: "Iyi ni indirimbo itarangoye na gatoya kwandika kuko niyumvaga ukundi kuntu ubwo nayandikaga, kuko nihishurirwa nagize numva nayanditse. Iyi ni indirimbo yumvikanamo amagambo avuga ngo mfite amatsiko yo kubana n'abera ubwo nzaba nsoje urugendo, nsizume umubiri nambaye undi nzaba mfite." Alvera Muhimbare wamenyekanye cyane mu ruganda rwa sinema mu Burundi, cyane cyane muri filime yanditse yitwa My Love Story ndetse n'indi yitwa Intore Ninde. Yabajijwe ku bintu bibiri icyo yahitamo ari ukuba yakina filime no kuririmba kimwe muri ibyo akaba ari cyo yakomeza gukora.
yasubije ko yahitamo gukomeza kuririmba kurusha uko yakomeza gukina filime, aribyo akunda cyane cyane kurusha uko ajya gukina filime. Intore Ndende ni imwe muri filime zikunzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi. Kuri ubu season ya mbere ikaba yarasojwe gukorwa, bakaba barimo gutegura season ya kabiri nk'uko yabigarutseho mu kiganiro yakomeje kugirana n'umunyamakuru wa irisrwanda.com. Yabajijwe ku kuba akina filime kandi ari umwemeramana niba bitaba bibangamira imyizerere ye cyangwa ngo abantu bamubone mu isura ya filime mu buzima bwe busanzwe. Yavuze ko bitabura ariko ko aba ari mu kazi kandi nta kibi abikoreramo. Mu magambo ye yagize ati: hari abantu badutekerereza bakifuza ko twabaho uko bo babayeho cyangwa tukaba twatekereza nkabo. Hari abo mpura nabo bakambwira ko narengereye cyane nko kujyana n'umugabo mu buriri twambaye ubusa, kandi mu by'ukuri abarebye Intore Ndende bakayirangiza muzarebe na behind the scene yayo. Ntabwo nari nambaye ubusa, burya nari nambaye, iriya nayo si inzoga ahubwo ni juice. Rero gukizwa ni ku mutima, sibyo bambonyemo nkora nyina kuko ngomba kuba uwo filime ishaka ko mba we, nkambara ya sura umwanditsi n'umuyobozi wa filime yageneye filime. Uwo ni wo muri filime, nanjye ndi uwo ndi wo mu buzima bwa buri munsi. Alvera Muhimbare yunzemo agira ati: ndi umukobwa ukunda guhora ntwenga cyangwa se guseka, ndabikunda cyane, mba numva nabaho nishimye. Ndi umukobwa ukunda abantu, ukunda Imana, ukunda amahoro, nkaba mfite na team imfasha mu buzima bwa buri munsi, ariko mbonye management narushaho gukora neza. Mu gusoza yunzemo agira ati: nkunda u Rwanda, nkunda n'Abanyarwanda, dore ndahakuburutse. Ukwezi kwa 9 nari mpari mu marushanwa Rise and Shine Ministries. Mfite amatsiko menshi kandi ndabyifuza kuzahagaruka gataramira Abanyarwanda, gataramana nabo, nishimana nabo. Ayo niyo magambo Alvera Muhimbare yabashije kugirana n'umunyamakuru wacu wa irisrwanda.com. Mbibutsa gukora like, share, comment na subscribe kuri Iris Rwanda TV. Mwari kumwe nanjye Boniface Musingisho, ndabashimiye.